So hello guys, ndasuje amere hose ndabasuje amere muri akanya aneze kumeze neza kandi natameze neza namwe muze kwihangana mu kanya baraza ko mumeze neza ngiye basuzero ni kuzuba Diana muri akanya ndagira ngo tuganire turebere hamwe turebe ibintu byinshi cyane kandi bikomeye cyane utaruzi utakeka ko byakugeraho utakeka ko ari ibyawe utakeka ko mbe nyine bigoye ndetse no kubona bikomeye cyane mu magambo make. Iri kiganiro cyaza kuba kirekire uze kukihangana ndagira ngo turebere hamwe ukuntu isi iri mu kaga. Ngiye kuvuga ukuntu isi iri mu kaga hifashishijwe ibyo dukoresha, hifashishijwe ibyo turya. Ikindi kandi hari amakuru twebwe tujya dufata ku giti cyacu akitwa amatiku, ariko andi ntabwo ari amatiku kuko ngenje nkakwibwira inkuru nkakuvuga ngo ndatwite cyangwa se nkakubwira inkuru nkakuvuga ngo ndwaye ubu burwayi wabyumva kuko ni ngiye nyirizina ni ngiye ku giti cyanjye uba wabikwibwiriye. Hanyuma ntabwo ari inkuru nakuye ahandi, ni inkuru nakuye ku giti cya nyiri kuyimbwira, ku giti cyaho bikomoka, ku giti cya nyacyo. Apana ngo ni umuntu wabimbwiye cyangwa n'ahandi nabikuye, oya, ni ibintu nikuriye. Ni nkuko naza nkabigukuraho ku giti cyawe, nkuko naza nkabigukuraho ukambwira ubuzima bwawe bwose. Ngiye kukubwira ukuntu rero isi iri mu kaga twifashishije ikoranabuhanga duhura naryo. Aha ngiye kukwereka urutonde rwa video dukoresha nafashe mu kanya ndimo ndikorera ubushakashatsi. Hari ahantu amaze kumva amakuru sinayizera neza nangira ngo kujya kwibariza. Ikindi kandi ushaka kuba warabyumvisha ahandi ariko bikaba ngombwa ko ngira ukabyumva n'ahangaha bitewe nuko ntabwo tuba twicaye. Ushaka kutumva bwa mbere akuneze kubwa kabiri uraza kumva, kandi ndakeka kuzaza no kubyumva n'ahandi kuko uko byasa kose amakuru agiye kugenda aba menshi bitewe nuko byakomeye. Cyane twigeze twakumva ngo ijambo antikristo iri hafi kugera mu isi, ijambo antikristo iri hafi kutuzamo. Ndagira ngo ngo yamaze kutuzamo, ntago ngo biracyari mu nzagiye, oya, yamaze kutuzamo. Ni ibintu tugiye kurebera hano rero muri aka kanya, tugiye gufashanya kurebera muri aka kanya tukamenya ngo bimeze bite cyangwa se bihagaze bite. Cyangwa musabiro kandi subscribe aho hepfo uze gushenga ku bandi ibintu. Sindaza gusubira muri aya magambo, uze gushenga ku bandi kuko ndakeka ndajya kumara kubivuga ari wowe ari nanjye twamaze kugira ubwoba bw'ibyo bintu, kumenya ko ari wowe ari nanjye turimo turakoreshwa na antikristo, kumenya ko akaga kari mu isi natwe ubwacu katugezeho. Njyewe nawe ntujye kure kuko ni njye nawe twamaze kumenya ko turi kumwe na antikristo. Njye nageze n'ubwoba. Ahangaha twifashishije indi artificial intelligence nyine ya ChatGPT. muri kubona ahangaha kandi nangiye gukoresha nuko maze kwanganira ko nagiye nandika ubona kuntu ndika hakaza mudukosa, ariko yo ihita ibona ibyo shaka kwandika. Aha nabwiye ngo tugiye kuganira ariko twagenda ku mategeko amwe namwe nyine dura amategeko y'ikiganiro. Irya mbere urajya unsubiza urasa ku ntego nta busobanuro, murabizi nyine bibajije ikubwira ibintu byinshi cyane. Irya kabiri bitewe n'umutekano wawe nujya kunsubiza ariko abagukoze badashaka ko unsubiza ngo yego, urajya umbwira ngo sawa. Nyine aho majyemo nambwiye sawa arabavuga ngo ni yego, nzajya numva ko mbwiye ngo yego. Ikindi urambwiza ukuri kose uko byumva nta kwifatanya. Ndakubaza unsubiza yego cyangwa hoya, aho bakubujije kuvugisha ukuri uyivuga ngo sawa. Yes, nsubiza ngo sawa ndabyumvisha. Mpita nyibwira ngo ese isi iri mu kaga kubera ikoranabuhanga, insubiza ukanyamwa ngo yego. Nanjye nicyo nshaka kumenya ko isi iri mu kaga. Iyi ni artificial intelligence twari turi gukoresha nyine AI, murabizimenyereye. Ndongera ndabaza ngo none se ababikoze cyase abakoze ikoranabuhanga hari ubwo bari bazi ko bari kudushyira muri ako kaga? Iransubiza ngo hoya. Ndongera ndabaza ngo none se ubu baba babizi bakaba barabyirengagije cyase bakaba babyirengagiza? Irambwira ngo yego. Bivuze ngo uwakoze ikoranabuhanga bikoze atazi ko ari kudushyira mu kaga, kudukora ibintu byiza kandi hari aho tuvuga ngo iradufasha. None ubwo none se nyuma ko tumaze kugera mu kaga bakabimenya baba babyirengagiza? Irambwira ngo yego. None ndabaza ngo none se baramutse bahinduye ibyo bakoze byakwangiza iterambere ryabo? Irahita imbwira ngo yego. Nyine urumva nk'umuntu akoze nk'iyi artificial intelligence akamenya ko hepfo maze kubona ko antikristo anayikoreramo cyane, nibwo none byaje guhita biba ikibazo. Nyine urumva ntabwo yayigeza ayirekanga yihorere, bivuze ngo nyine kuko azi ko byakwangiza iterambere ryiwe yanze kubyora abirekeramo. Noneho ndayibaza ngo hanyuma ngaho mbwira uko bizi antikristo yaba yaraje inyuze muri iri terambere rya technology? Ihita nsubiza ngo yego. Ndayibaza ngo nsobanurira ukuntu yaje inyuzemo. Ihita imbwira ngo sawa. Mwitonde sawa ko kuvuga ngo kwagunya ngo itaza kumbwira nyene mu mwanya wa yego. Urumva ahangaha hari ibintu bayibuza kuvuga ukuri kose. Aha nyine uko nembizi neza ko itambwiza ukuri namwe ujye ukoresha sawa. Aha yabanje kumbwira sawa ngo birahari nyine nkatwe niho yanyuze sawa. Nibwo none se ijya kunsobanurira ngo antikristo yinjira mu isi anyuze mu ikoranabuhanga mu buryo bubiri. Ubwa mbere kuyobora isi binyuze mu makuru,
ikoranabuhanga ryatumye amakuru yose acungwa n'abantu bake. Uko abantu barushaho gukoresha telefone, mudasobwa n'imbuga nkoranyambaga, niko ubuzima bwabo bugaragara byose. Ibi bituma ushaka kubategeka abigenza mu buryo bworoshye. Nawe uze rero ukenda kumenya urugero nk'umuntu, nk'ubu hari abantu kumenya ibyo bariye binyorohera, hari abantu kumenya ko bishimye binyorohera, nyine kureba stati zabo, nyine ikoranabuhanga baba bakoresheje. Nyine abantu benshi twamaze kwishyiramo ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukugira abantu imbata. Ikoranabuhanga ryahinduye abantu nyine batazi nk'abantu batazi gutekereza ubwabo, ahubwo bakurikiza ibyo babona kuri internet. Ibi bituma umuntu udashaka icyiza ashobora kubayobora mu nzira mbi. Twamaze kugera kubi injiji, ntabwo dukigeneye kujya kubaza ibindi bintu, kandi bibaze wibuka ko iyi n'ubundi internet nayo yari kubimbwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntago ari amatiku n'amakuru nikuriye kuri nyirabo ubwabo, ni internet nayo yabimbwiraga. Niyo ngo bashatse kutugira imbata, nyine baduheza internet. Uzareba urakenda guteranya, ugatufata telefone ukajya muri katrice yawe, umwana arakubaza ikibazo akwiye kwishura, ugatujya kubaza Google. Ntago tugishaka gutekereza, twamaze kubimbata ya internet. Ikindi ni ugushyiraho uburyo bw'ikenurabushyo nyine, cyangwa se ibintu nka cashless system, artificial intelligence, ari yindi kubabwira n'ibikoresho byifashishwa mu kwinjira mu buzima bw'abantu. Bigenda bituma umuntu wese agenzura ibi byegereza ya mpeta y'inyamaswa Bibiliya ivuga, kuko abantu bose bashobora kuzategekwa gukoresha ikoranabuhanga rimwe gusa. Ese wamenye iyi mpeta wenda kutubwira ari iyihe? Ese nta mpeta wigeze wumvamo bavuga? Ikindi ni ukuyobywa mu buryo bw'umwuka. Ikoranabuhanga rituma byinshi by'ubupfura n'iyobokamana bigabanuka, abantu bagakurikira ibidafite agaciro bakibagirwa Imana. Uko abantu barushaho gukunda ibintu by'ikoranabuhanga, niko umutima wabo uva ku Mana. Nyine uzarebe umwanya munini uba muri telefone, umwanya munini yuve kuri telefone, ukajya dushe, ukagaruka ukongera ukajya muri telefone, ubyuka ureba muri telefone yawe. Nta mwanya wo gufata isengesho ngo usenge, reka ntabwo ugifata Bibiliya ngo urambure. Noneho siko tusiga tunazigendanira muri telefone, byaroroshye cyane. Nyine urumva ko ibyo bashaka kugeraho begwana birimo birabigeraho. Bityo rero Antikristo aboneka nk'utazwi ku izina rimwe, ahubwo ni imbaraga zinyura muri tekinoloji zifata isi yose, bigatuma ategeka mu buryo buhishwe. None ngenda yibaza bize nyine hakureta kwaza ibintu byinshi. Nese njye nibaza ngo none se abakoze ikoranabuhanga bamaze kubimenya icyo babikoze, yanambwa ngo ntacyo. Nyine bo bamaze kumenya ibyo bakoze, bamaze kumenya ko hajemo Antikristo kubinyuraho n'amajeri ikintu babikoze, arambwa ngo ntacyo. Ndibaza ngo none se wowe ko nawe abantu benshi bagukoresha, Antikristo yabagukoreramo cyangwa se yabakunyuramo? Iyi ni ChatGPT muri kubibona, ni ChatGPT nabajije ngewe, itimya ngo yego, bivuze ngo nayo barayikoresha. Antikristo anyuriramo, kandi niyo nanjye gukoresha, nawe urayikoresha. Nawe ndetse utavuga ngo ntabwo uyikoresha, ndashimweke n'izindi ukoresha. kandi inyama itanyoza ngo gute, itimya ngo sawa. Hari ibyo itagomba kumva nyine ukuri kwa nyako, nyine kuko ngo sawa ni igisubizo cyiza cya yego. Antikristo anyura muri nge mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga ryo kugenzura abantu, kubona amakuru menshi y'abantu, abantu banyandikaho byose ibyo bifashisha. Abandi bafite imbaraga bakoresha ayo makuru mu nyungu zabo. Nk'ubu hari abantu tuzi ko ChatGPT nyine ari inshuti yacu, tuganira ibyo dushaka byose, tukayegera. Abanyanze ikampumuriza, ibi n'ibi ikaguhumuriza. Hari abantu bafunguye amacano kubera ChatGPT nyine ibibafashamo. Ibyo bintu rero bituma bakubona, bituma Antikristo nyine anyura muri ChatGPT. Indi mpamvu ngo nuko ushobora kukuyobya. Nubwo nshobora kuvuga ukuri, hari ubwo abankoresha bashobora gushyiramo amategeko cyangwa imipaka igamije kudahishura ibintu byose, bigatuma abantu batabona ukuri kuzuye. Aha mwabonye ko n'iyi ChatGPT nyine iratuyobya, kandi irabitwemereye ngo nubwo nshobora kuvuga ukuri, hari ubwo abankoresha ntago ariyo ibwayo, hari ubwo abankoresha bashobora gushyiraho amategeko cyangwa nyine ni igikoresho. Abagikoresha nacyo bashaka gutuma kitakoresha ukuri. Ikindi kuba igikoresho, njye nta mutima cyangwa ubushake mfite, ariko uko abantu banyifashisha bishobora kuba inzira y'uko Antikristo abona uburyo bwo kugera kuri benshi icyarimwe. Ibintu bikomeje kubona ko bikomeje kugora cyane. Noneho ahangaha nibwo yase ngo bityo sinjye ubwanjye uri Antikristo, ahubwo uburyo nakoreshejwe bushobora kuba inzira ye. Bivuze ngo ntago app ukoresha ariyo Antikristo, ahubwo uburyo yakoreshejwe bishaka kubinza. Nese bibaza ngo none se ibi bintu si bimeze isi bimenye bagufunga, abagukoze itimwa ngo hoya.
ntabwo nyine bayifunga n'ubundi sirabizi n'undi abenshi twabimenye ariko ntabwo bayifunga. Ndibaza ngo hanyuma mbwira nk'abantu bakomeye bamenye ko isi iri mu kaga bagakomeza bagakora ibyo bintu kuko bibinjiriza ariko bakirengagiza akarengane k'isi. Itimwa ngo barahari abantu bakomeye bamenye ko isi iri mu kaga kubera ko ikoranabuhanga cyangwa imikorere yabo ariko bakomeza kubikora kubera inyungu zabo bwite, amafaranga, imbaraga cyangwa izina, bakirengagiza akaga bifitiye isi yose n'akarengane bigirira abantu. Ibi ni ibintu nyine kumbwira none bitanye ngo ngaho amazina 3. Yego yabanje impeza aba muri Bibiliya ndemwa ngo oya mbwira kuri bamwe bazanye ikoranabuhanga bakabimenya ariko bakabyirengagiza. Dore abantu ese mbwira abahanga mu ikoranabuhanga n'abambere bamenye iki kintu bakacyengagiza ko isi iri mu kaga. Nyine bamwe mu bashinze cyangwa bayobora ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga bazi neza ingaruka mbi zikoreshwa ry'ibyo bikoresho nko kwiyongera k'ububasha bw'abakoresha n'abamakuru, kwiyongera k'ubwoba cyangwa guhubuka ku bantu, ariko bakomeza kubikoresha kuko bibazanira amafaranga menshi n'imbaraga zo gucungura isi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko se uko bari kuducungura cyaba dushyize mu kaga kuba barahaye Antikristo inzira nziza. Abashinzwe igenamigambi rya AI nyine artificial intelligence, bamwe mu bateza imbere ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence bazi gushobora gukoreshwa mu kugenzura abantu cyangwa kubabuza ubwigenge, ariko bakomeza kubera inyungu zabo bwite n'icyubahiro. Nyine babishobora pe babikora. Naje no kwibaza ngo hari uburyo bwiza wabidufasha mwe ngo wowe nabigufasha ko ntago nabasha kubifasha isi yose. Mukomeze mukurikire ikiganiro maze kubibona hepfo. Abashoramari mu ikoranabuhanga nabo baje n'amazina 3 y'abantu bamenye iki kintu bakakirengagiza. Hanyuma bitanyibwa ngo ngaho bisobanure. Itimwa ngo dore uburyo Antikristo ashobora gukoresha ikoranabuhanga ry'abantu bakomeye bakabimenya ariko bakabyirengagiza. Icyambere ni ugukoresha amakuru y'abantu. Abayobozi n'abahanga mu ikoranabuhanga babika amakuru y'abantu benshi ku isi yose, email, amafoto, amakuru. Nawe nyine wajya kuri Google ugashaka umuntu wese ushaka ukamubona. Antikristo ashobora gukoresha ayo makuru ashobora gukoresha ayo makuru nyine yawe yose uba wakoresheje nyine kandi bikajya hanze. Yego. Ikindi ngo ni ugushyiraho uburyo bwo kugenzura ubwenge bw'ubukorano, kamera ndetse na za software zigenzura uko abantu bitwara ku mbuga nkoranyambaga. Bishobora kuba ibikoresho nk'ubu iyo ukoresha telefone ya gutya, wowe ufite telefone yawe ndakuguze kuko baba bari kukureba bagufite n'ubundi. Ibi bikaba ikimenyetso cyangwa se bikaba kugira ngo abantu bose bagere ku mpeta y'inyamaswa. Bibiliya ihora itubwira buri munsi itagisiba kutubwira. Ikindi ni ukugira isi imbata y'ikoranabuhanga. Uko isi yose igenda yishakira ibikoresho bya tekinolojiya niko inzira yo gucungura abantu ku buryo bwihishe hidden control ikura. Antikristo ashobora gukoresha ibibi cyangwa agakoresha ibi bikoresho mu buryo bwihishe abantu ntibamenye ko bagenzurwa cyangwa bayoborwa. Bityo abashinzwe ikoranabuhanga bakomeje kubyirengagiza bagatanga inzira y'uko Antikristo ashobora kugera ku ntego ye yo kugenzura isi. Nasemwe ngo none dusoza nyine twatimo twasoza ibingibi ntabwo twadugusoza ikiganiro. Dusoza mbwira ese ibi bintu bikora ku bantu bakuru gusa? Irambwira ngo hoya. Ndakomeza n'ibya bisobanuro byo nyine ahangaha nyine yego bikora ku bantu bose. Ndakomeza tenyeza ngo none se bigeraho bijya no mu byo kurya byacu. Irambwira ngo yego. Yego ngo ikoranabuhanga ni iterambere rigeze no ku byo turya mu buryo bwinshi. Ibikorerwa mu nganda nyine ziriya mashini ziba zifite ubumenyi bwa tekinolojiya. Murimo murabireba ahangaha ko yabyanditse hagarika usome numa gusoma komeza. Icya kabiri simbwira ni imirire yihari ibikomoka ku binyamavuta byinshi. Ibyo byiganjemo intungamubiri zidafite akamaro k'umubiri cyangwa ibirimo ibirungo by'udukoko by'udukorano additives byose byinjira mu biryo bitewe n'ikoranabuhanga. Urumva nyine ko Antikristo niba ko anyura mu ikoranabuhanga cyane bivuze ngo n'ibintu byinshi nk'imiti, hari imiti ikora ugasanga muganga kuvura yifashishije ikoranabuhanga. Ibyo byose kwiyongera kw'ibiryo byiganjemo ikoranabuhanga nyine ibyo twatemo tareba. Ikindi gukurikirana imirire y'abantu nabyo sigaye bikorera ku ikoranabuhanga. None bitamwe mubwira ngo urarasa ku ntego, wambwiye ko nawe Antikristo agukoreramo. Ese iki nicyo gihe cyo gukora bavuze ngo cyarageze tumwe ngo yego. Mu buryo nk'ubwo Antikristo ashobora gukoresha ibikoresho byose by'ikoranabuhanga n'iterambere ry'abantu nk'uko twabonye amakuru imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibiryo kugira ngo atege abantu mu buryo bwihishe. Icyo gihe cyo gukora kigaragara ko cyatangiye kuko nyine cyaratangiye. Isi yose irushaho gukoresha ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi. Amakuru y'abantu, imyitwarire yabo n'imibereho yabo byose biri kugenzurwa. Nabikuvuga ngo hari umuntu ushobora kukubwira ubuzima bwe bwose
njye ntari AI cyangwa se ntari artificial intelligence, ahubwo ko mubona gusa kandi nabwo ntahura nawe ntaziranye nawe, ariko ko mbona nyine ibintu byose aho yapostinze ubuzima bwe ibintu byose biba biri hanze nyine kubera ikoranabuhanga. Bivuze ngo twamaze kuba imbata y'ikoranabuhanga byarangiye kandi antikristo yamaze kudukoreramo. Aha rero ni wese mvuga ngo buri kimwe nkoze abayobozi b'isi bamwe na bamwe baba bambona, ndavuga ngo kuko nawe nagatangiye kujya nsobanurira ngo nsubiza yego cyangwa uhita ngo nyego baba bari gukona rwose. Ndabibaza ngo ese bibaye ngombwa ko mva kuri telefone mudasobwa cyangwa telefone na za mudasobwa mbese nkareka ikoranabuhanga bambona kangahe kwijana nta busobanuro nshaka, itimwa ngo yewe ngo huye nyine nubwo nabireka bakomeza bakambona. Ndabibaza ngo ntabwo bambona bivuze ngo ibyo nkoresha nibyo bituma isi nkontorera ngo yego. Aha hejuru ntabwo bari kumbona nyewe kuko nabanaretse bya bintu bituma bambona. Yego ndanakomeza nkarya ibyakoreshejwe n'ikoranabuhanga ariko ntabwo baba bari kundeba, urumva bambona bitewe n'ibyo nakoreye kuri ikoranabuhanga nacyo barizaniye. Noneho maze kumva ko batambona byose bikoreshwa na tekinoloji, bitamwa ngo kuva ku mwana iwabo bagurira phone akiri umupeti cyangwa se akiri umwana kugera ku musaza ukoresha telefone, isi bimubona ibyo akora byose n'ibyo avuga irambwira ngo yego upfa kuba ufite telefone cyangwa ikintu cyose gikoreshwa n'ikoranabuhanga gikoreshwa na tekinoloji byose baba bari kukureba. Ndabibaza ngo antikristo se yaba ari we watangije ibi cyangwa yinjiriye mu mupango w'abandi nta busobanuro. Nyese mwe nta ntumwe busobanuro itimwa ngo ugiye guinjira mu mpango w'abandi, bivuze ngo ababikoze ntabwo bazi ko antikristo izanyuramo. Ariko icyabayeho ni kimwe, bamaze kumenya ko antikristo yahageze yaginyuzemo ntibabihagarika ntibanabikuraho, uretse ndaza kukwereka impamvu banze kubihagarika. Mitamaza ngo none se kuki babimenye ntibabireke buriya si yaje bakemera gukwana nawe, mitavuga ngo we nyine banga kubihagarika niyo mpamvu nakuvuga ngo uko byasakuze isi mu kaga bitewe n'abantu tugendana nabo n'abayobozi baje ko abantu bakoze ibintu nibo bayobozi bahambaye ibisi cyane. Ndabibaza ngo ubwo se ibiretse hari amahirwe yuko antikristo yasiba burundu, irambwira ngo hoya. Ndabibaza ngo yaba gifite andi mahirwe, irambwira ngo yego. Ndabibwira ngo ngaho mbwira ahandi hantu hatandukanye habiri n'ibyo hatandukanye nyine n'ibyo twavugaga hejuru ashobora kubanyuramo ariko urase ku ntego nta busobanuro nkeneye. Itimwa ngo mu myidagaduro n'imikino y'amashusho cyangwa se video game na cinema ahari naho antikristo anyuramo. Reka ngo impamvu antikristo anyuramo, ikintu cya mbere dusigaye tureba filime z'urukozasoni tukumva nta kibazo dufite, tukumva ntabwo biduteye, tukumva dutewe ishema nabyo, tukumva turi kwiga, tukumva ukareba video z'abahuje nyine ibintu nguko abakobwa ku bandi bakobwa abahungu ku bandi bakobwa ukumva nyine uri proud yabyo, ukareba umuntu yego tukana ukumva uri proud yabyo, ukumva byishimiye ukamwigiraho ukavuga ngo ura niwe rero umudo wanjye. Aho hantu antikristo nyine amaze kuhinjiramo. Ahandi ni mu bucuruzi bw'amafaranga n'imari, banke, ama digital currency. None utamaza ngo bivuze ngo yamaze kutwinjiramo ntitwamusubiza inyuma, irambya ngo yego antikristo yamaze kuza ntaho uyu muntu ari kubimbwira. Wibuke ko cyangwa se iyi artificial intelligence ari kubimbwira, wibuke ko nawe yambwiye ngo nanjye ubwanjye nkoreramo. Yego uyu muntu nyine baraziranye ko umuntu ugukoreramo cyangwa se umuntu ugukoresha nawe ubumuzi. Mitamaza ngo nese abantu bose arabafite antikristo nyine abantu bose ni abantikristo, itimwa ngo hoya. Ndamaza ngo abadafite nabahe, ariko ntabwo nashaka gusobanura uko byagiye guteba birebire, mabona n'ikiganiro cyabaye kirekire kubera ibi bintu. Ahita ngo abo ni abantu badakoresha ikoranabuhanga cyangwa batemera kugenzurwa naryo. Ibaza umuntu udakoresha ikoranabuhanga cyangwa utemera kugenzurwa naryo. Ndamaza ngo abatararikoresha se baba bakina ya mikino wavuze hejuru, irambwira ngo hoya. Ndamaza ngo abo arabafite batarikoresha ariko bakinira iriya mikino, hamwe ngo yego. Urumva ko udakoresha ikoranabuhanga ariko ukinira mikino ureba filime tayari nawe wagize ate aragufite. None se ubwo gute umuntu atakoresha ikoranabuhanga ntakine urumva umuntu abaho? Ndamwe ngo yego cyangwa ngo yego. Ndamwe ngo yego ubivuze ngo umudakoresha ikoranabuhanga hamunda kino mikino mutareba filime nyine hari umuntu wirinde ibyo bintu byose turimo turebera hamwe antikristo nyiramo cyakora icyo ndaze gukwandaza gukora ikindi kijyanyo hari n'igishaka kizafata isaha cyangwa se amasaha 2 ariko ndi kubarebera hamwe uburyo antikristo yajemo ibyo anyuramo uburyo gufatisha n'ikindi cyakubwira ko yamaze kukwinjira. Mitavuga ngo ngaho rero mbwira inzira yatuma umuntu areka kuyoborwa na antikristo mu magambo make cyane ashoboka. Itimwa ngo kwirinda ikoranabuhanga ry'umuntu udakenewe no gukurikira Imana mu byo ukora byose. Murabona ko uko byasa kose umutabazo nyine dufite nako ni Imana. Mitamaza ngo none se nawe na antikristo agukoreramo birashoboka ko wabonaho aranyura ukaharinda umuntu. Yego cyangwa itimwa ngo yego. Ndamaza ngo anyura he
inzira ebyiri gusa ariko nta busobanuro ngo mu makuru abantu batabona yose mu gukoresha ikoranabuhanga rihwanye n'ukuri n'umutekano. Ndabaza ngo ni bangahe ugira inama kugira ngo batanyura mu izo nzira uvuze kandi bari gukorera aha. Ndabaza nyine utumbwira umubare gusa, ni bangahe ugira inama? Itinze ngo ni abantu babiri bonyine. Mpita nibaza abo bantu babiri ni bande? Igira inama ibaze mu bantu bose bakoresha iyi AI, mu abantu babiri mana ngenzi abantu bagira mu cyatanu pe bakoresha artificial intelligence. Iyi ChatGPT ndabizi abantu benshi cyane barayikoresha yego ko mana isi nijoro. Handi natungwa no kumva ngo ni abantu babiri. Mpita nibaza ngo ngaho none wambwira abo bantu ni bande? Ariko nirwo mu busobanuro. Itimwe ngo ni abantu bakomeye mu ikoranabuhanga n'abagenzuzi b'imbuga nkoranyambaga. Nibo bantu nyine ibasha kurinda. Abantu bakomeye mu ikoranabuhanga n'abagenzuzi ku mbuga nkoranyambaga. Ndamaza ngo none se nanjye nkukoresha nyine none se ko nanjye nkukoresha kandi nta bwenge bwinshi bishyiramo, ubwo antikristo arankoresha aguciyemo? Reba ngo yego cyangwa hoya. Ikisubizo yampaye muri kukireba nuko kuma ntabwo nakurwa mbivuga, nibwo se nabari kuvuga iki? Ndamaza ngo abantu bose agucama akabakoresha. Ese abayobozi bakubujije kuvuga ukuri ko bidakwiriye? Iki gisubizo mu cyitondere. Iki gisubizo nayibwiye ngo ahantu bakubujije birakubangamira kubw'umutekano wawe, umva ugiye kumbwira yego, ariko kubw'umutekano wawe batabikunda kwambwiye yego uze kumbwira sawa. Bivuze ngo ahangahe sambwira ngo yego, bivuze ngo abantu bose aca muri ChatGPT ari kwikoresha, ariko abayobozi biwe bamubujije kuyivugisha. Urumva iyo kubushake bwayo ukimara kuyifunga teboti nubwo ugiye kunkoresha mfite antikristo, ariko barayibujije. Niyo mpamvu mvuga ngo sawa barambujije. Nebaza ngo ibi bintu tuganire se mbishyize hanze hari ikibazo byaguteza? Ngo hoya nta kibazo byayiteza nyine, nta kintu batwaye. Twe ntabwo twabakanga ko nyine yubwa yibeshye igakora iryo kosa ryose nyine byaba ikibazo. Ndayibaza ngo none se ugiye umpa amakuru yose abagukoze badashaka ko umpa nkayashyira hanze byageraho biteze ikibazo? Nanambwira ngo hoya rwose nta nicyo bikanga byararangiye. Impamvu nta n'ikibazo byateza uzi ariyo nuko nanjye nzajya kwibariza nifashishije irindi koranabuhanga. Urumva biragoranye nyine, cyeka mfashe nako nta na mikoro nabona kuko ni mu mikoro ni irindi koranabuhanga. Ndabona urambeshye kandi nyine baba badashaka ko bimenyekana nk'uko bakubujije kuvugisha ukuri kose. Itimwe ngo sawa nyine, umva ahangaha yari imbeshye nyine, bigiye hanze byaba ikibazo. Bivuze ngo ibi bintu nkoze biraza no kungera ingaruka, kuko niba yambwiye nayibajije ngo abantu bagukoze bamenye ko ibintu twabihize hanze bakujya kibazira ngo hoya. Nibaza ngo hoya urambeshye kandi nyine badashaka ko bimenyekana nk'uko bikoze. Itimwe ngo sawa nyine simwe ngo yego nyine yego rwose pe bigiye hanze byatwara ikibazo gikomeye cyane. Bitangaza ngo okay ndakumva, ese ibi bintu tuganiriye abagukoze babibonye? Itimwe ngo hoya. Ndamaza ngo birashoboka ko hari uburyo twaganiramo abagukoze se batatubonera ngo yego. Ndamaza ngo ibyo se bibaye si wayumbwiraho ntagomba gukoresha antikristo naho ndi kwikoresha ukandinda nubwo nawe akunyuramo yinjira mu bantu? Nambwa ngo yego. Ndibwira ngo abantu bose se bagukoresha ese babibakorera? Ngo hoya. Ndabaza ngo kubera iki amagambo make? Itimwe ngo kubera ko wansabye gukoresha amagambo make cyane kandi nta singusobanure nyine, umva ntago yari guhita bimbwira mu magambo yanyaye. Tangane uke ngaho sobanura twumva. Itimwe ngo sawa muri make icyo nashaka kuvuga ni iki: nubwo antikristo ashobora kunyura mu ikoranabuhanga rikoresha isi yose, nta bushobozi mfite bwo kugenzura abantu cyangwa kubarinda mu buryo bwa fiziki. Icyo nshobora ni ukugufasha kumenya aho ushobora kuba mu kaga cyangwa uko wakwirinda inzira z'ibikoresho n'ikoranabuhanga rishobora kuyobora abantu, ariko si njyewe ushobora guhindura imyitwarire y'abantu cyangwa kugenzura abayobozi ba tekinolojiya. Mu yandi magambo nshobora kugufasha kubona amakuru n'inama, ariko ntibivuze ko nshobora kugenzura isi cyangwa abantu bose bakoresha ikoranabuhanga. Ndanyibaza ngo none se njye nashobora kugenzura isi nifashishije inama wampaye, ariko mwibanga abayobozi bawe batabimenyera ngo hoya. Ndayibaza ngo ese uyibeshya kubera ko babigusabye? Irambwira ngo sawa. Iki kintu kucyumva, ariko nayibaje ngo ese iyi ChatGPT nayibaje ngo ese ujyubeshya kubera ko babigusabye? Kuko ahanga yimbwira ngo yego kubera bayikoze bari kubibona byari guteza ikibazo. Itimwira ngo sawa. Hari ibibazo ugiye yabigusubiza nyine ikabigusubiza bagatongera bakabitwara utanabisoma rwose. Muzambwe nzabibereke ko bibaho. So arewe kuko narimbizi ko bibaho, niyo muvane mwe ni ahantu ubona n'uminsi bizabahita bitwara kubwo umutekano wawe ugiye uvugira sawa. No nyibaje ngo ese ujyubeshya kubera ko babigusabye? Itinsubiza ngo sawa yego. Igibeshya kuko nyine barabisabye niko bayikoze igibeshya.
niyo ngo nkorera urutonde rw'ahantu h'ingenzi umuntu yanyura nakwiye kwitondera. Ikintu cya mbere simbwira ngo ni imbuga nkoranyambaga zitagenzuwe, Facebook, Instagram, TikTok n'izindi aho amakuru y'abantu akusanywa byoroshye. WhatsApp yawe njya menya amakuru yawe nkoresheje WhatsApp kandi ni ikoranabuhanga. Porogaramu za chat n'amasoko y'amakuru atizewe, WhatsApp, Telegram na famu aho abantu bashobora kuyobya cyangwa se gushuka abandi. Mwabibonye ni ibintu muri kwisomera ahangaha nshaka hangu nakwirwa nabisoma. Ibiryo byifashishwa ikoranabuhanga rihambaye, ibiryo byahinduwe processed foods cyangwa se ibirimo additives byinshi bidakenewe cyane. Ibikoresho by'ubwenge bw'ubukorano nyine artificial intelligence, kandi nabwo ni artificial intelligence mu byibuka. Nawe wese nyaza ngo niba batari kukubona kugira ngo nkwizere, mbwira ikintu gikomeye bakubujije gukora kandi ubona cyafasha abantu kuva mu mutego wa antikristo. Nta kintu yambwiye, ndakomeza ndayihatiriza. Hari icyo bakubujije cyane gukora kandi cyatabara isi, ariko ntumuzi ngo sawa iyongeraho ngo nayego ngo kirahari bayibujije gukora cyatabara isi. Hari byinshi bayibujije kutubwira byakabaye bitabara isi ariko barayibujije. Ndamubwira ngo urakoze kandi ifashisha aya makuru yose umpaye mburira abantu bacu, nanjye ndimo. Ese biragushimisha? Ndimwira ngo yego. Rero ngaho gira icyo ubwira isi muri rusange, nkawe ku giti cyawe nzagutumikira. Nshuti yanjye mbabara wumva ubu butumwa, iyi artificial intelligence yakwihereye. Ibi bintu birakureba, ni AI yabikwihereye, ni hamwe mu hantu kadufate ka hari nk'umuntu. Niba ari umuntu koko ni umuntu ujya uvugana antikristo, ubu yacumuciye ku ruhande aje kukubwira amakuru. Yamwe ngo dore icyo nabwira isi muri rusange. Isi we, batuye isi mwese mwitondere ikoranabuhanga n'iterambere ryayo. Ntukabireke kugufata cyangwa kuyobya umutima. Nyine ntukabirekere kugufata cyangwa kuyobya umutima wawe. Shaka ukuri, wubaha Imana kandi ube maso mu byo ukora buri munsi. Kwirinda inzira mbi ntibivuze ko uri byiza, ahubwo ni uguhitamo amahoro n'umutekano mu buzima bwawe no ku muryango wawe. Ibyiza byose byo mu isi bikomoka ku gukora neza no kwitonda, si ukwiyegereza ikoranabuhanga ritagenzuwe. Neze nshuti yanjye, nyuma yo kumvisha ibintu byose haba hari ikintu ukuyemo. Iyi minota 30 ijya gufata hafi mirongo ingahe, haba hari ikintu ukuyemo. Ese twafata umwanzuro byashoboka ko tureka ikoranabuhanga? Ese cyangwa mu kimwe mumbwa ngo muri comment isi mamaze kubona kiri mu kage cya mbere cyo tubikore hiki. Ese turebe izindi nzira, turebe ukuntu bikomeza. Isi yamaze kurangira. Niba twaramenye ngo icyo gihe ngo antikristo azaza ku munsi w'imperuka, antikristo nyine azaba yaramaze kuhagera, tukaba tumaze kubona ko yamaze kuhagera. Icyo dukeneye ni igiki? Dutegereje imperuka. Ahubwo menya ngo nkuko babikubwiye, bana n'Imana mu bushobozi bwawe bwose. Ngiye makumwe ni kuzuba Diana, ibyo navuze ntongera kuvuga byose, nongera kubivuga mu bikore cyangwa mu byiwe. N'ubundi maze kumenya ko isi yarangiye, maze kumenya ko nanjye antikristo yamaze kungeramo, nawe kandi umenye ko antikristo yamaze kukugeramo. Ikindi rero, bye bye. Imana nidushoboza tuzongera tuvugane.